Itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2017 ni itariki ntateze kuzibagirwa. Ni itariki nshobora kuba narafashe umwanzuro ukomeye kuva nabaki. Ni itariki nafashe umwanzuro ukomeye nirengagiza inama bampaga n'amagambo bambwiraga, shyira imbere icyizere n'urukundo. Ni itariki yagize ingaruka ku buzima bwanjye, umuryango wanjye n'amaraso yanjye. Ni itariki mpora nzirikana uko umwaka utashye. Ni itariki idasa n'izindi. Ni impamvu nahisemo kwibabwiraho. Mu Kinyarwanda tugira umugani ugira uti yabonye ishitamba atanurwa yari yambaye. Ni umugani baca iyo babonye umuntu wirukira ibyiza cyangwa ibyinshi ariko akabikora adatekereje kabiri maze ntibitinde kumugiraho ingaruka. Nanjye navuga ko ari uko byangendekeye. Nari umucuruzi, abakiriya baranyobotse, ku munsi usimbura undi nkatera imbere mbibona. Nabonaga ari igihe kibura ngo nanjye nitwe umukire ntangire kujya ndanguza n'abandi bacuruzi. Nifuzaga kubaka izina ryanjye muri ako gace ku buryo no mugenzi aba ntahari batazigera bibagirwa iwanjye. Maze umunsi umwe ndaho mu kazi hinjira umukobwa afite fanta, arambwira ngo nimuguranire. Yari fanta ya Coca ashaka citro. Ni ubwa mbere nari mbonye uwo mukobwa. Nese mubaza nti none se ukorera he? Nuko arambwira ati ntabwo nzi se. Ndabona ari ubwa mbere nkubonye. Ndi murumuna wa Mama Jambo. Mama Jambo yari umuturanyi wanjye. Yari afite iduka hafi y'aho nakoreraga. Nese mubwira nti usko ntari nkuzi. Jye rero ndakuzi. Ntiwitwa Eric se? Nibyo niko nitwa. Gusa birantunguye. Ariko akira abanza ujye kwakira umukiriya wenda uguraza kugaruka unyibwire. Nese muhereza iyo fanta arasohoka nanjye nsigara mpagaze aho ngaho kuri kontwari mwitegereza. Yari umukobwa mwiza ukiri muto afite nk'imyaka 23 cyangwa se 4. Yari ateye neza, abyibukiye mu rugero kandi yari imibiri yombi. Icyo gihe yari yambaye akajipo kagufi kamwegereye, maze mu gihe yatambukaga agenda nsigara mureba numva bibaye ari bishoboka yabahagaze nkamwitegereza nitonze ntirukanswa n'igihe. Amaze kurenga naribajije nti ni gute umukobwa nk'uyu yaje simbimenye. Mama Jambo yari umuturanyi wanjye ariko nanone ntabwo twajyaga tuganira. Twaganiraga iby'abacuruzi byazamutse, byamanutse, abatwambuye n'ibindi bijyanye n'akazi. Nakomeje akazi ariko nanone sinohemaga gutekereza uwo mukobwa. Uko umuntu yinjiraga ntamubonye nikangaga ko ari we nkashidukira hejuru ariko nkasanga si we. Nari ntegereje kagaruka byibura akanyibwira nanjye nkamumenya. Nagumye aho mu nzu ariko nka saa 8 binyanga mu nda, nsohoka nk'ugiye kota akazuba ariko mu by'ukuri nashakaga kwirebera uwo mwana ninakunze ntaramenya n'ibye. Numvaga muri iyo nzu mukuru we yakoreragamo harimo abantu, nkatekereza ko nibasohoka nawe ashobora kuza gusohoka tukongera tukabonana. Umukiriya yarazaga nkamuha icyo ashaka ariko yamara kugenda nkongera nkasohoka nkahagarara hanze ku rubaraza, ubundi buri kanya nkakebuka ngo ndebe ko yaba yasohotse. Ariko namaze aho ngaho hafi nk'isaha atarasohoka kandi rwose nashakaga kongera kumubona. Narongeye subira muri iyo nzu nakoreragamo ariko n'ubundi nkomeza gutekereza kuri uwo mwana. Nagezeho nanirwa kwihangana, ubundi mfata icyemezo cyo gushaka ikinjyanayo. Hari kunza kurikiranaga n'iyanjye ku buryo ubwo nagendaga ntigeze nanegekaho. Nuko ninjira nitonze niteze ko ngiye kubona uwo mwana ariko nsanga si hari. Harimo mukuru we. Ariko n'ubundi ntabwo ni gusubirira yaho. Nise mwegera ndamusohoza, ubundi musaba ko yamvunjira. Mu gihe yari arimo ashaka inote ngo amvunjire, nise mubaza nti wa mwana se yagiye he? Nadine uvuga se? Harya niko yitwa? Ndavuga wa murumuna wawe. Niko yitwa. Yagiye mu rugo. Harya ntuzi ko wa mukobwa wanjye yagiye? Ugavugaga umukozi wamufashaga mu mirimo yo mu rugo. Naramubwiye nti ntabwo nari mbizi. Yaragiye. Kandi Nadine yari yicaye iwacu apfa ubusa, bambasabye ko bamuntiza. Urumva ko ntako bisa kugira abavandimwe. Ngaho rero umunsuhurize. Nta kibazo ndamusuhuza. Nuko mpita nsohoka. Nubwo ntari mbonanye nawe, kumenya ko yitwa byonyine byaranshimishije cyane. Ku mugoroba nka saa 1 kuko kuri uwo muhanda hari amatara, namubonye atambuka ahetse umwana. Ntabwo muri iryo joro nari kujya kumuvugisha kuko nari mfite n'abakiriya. Nongeye kumutekerezaho ubwo nari maze gukinga ngiye gushaka icyo ndarira.
iyo nzu nakoreragamo ni nayo nararagamo. Ubwo nindi gutegura ayo mafunguro sinatekereje ku bijyanye n'ibyo ninacuruje uwo munsi cyangwa aho ninakobye. Natekereje ku muntu nabonye rimwe hagati yiganza mu bitekerezo byanjye. Naribazaga nti ese urugwa ari urukundo? Narishubije nti nta kindi kintu kibuza umuntu amahoro kitari urukundo, umuhangayiko n'uburwayi. Sinari ndwaye kandi nta n'ibyari bimpangayikishije cyane. Nta kindi rero cyari cyatumye mera ntyo kitari urukundo rwo kagira Imana. Mu gitondo nabyutse hakiri kare kuko ningiye kurangura. Nuko njya mu bwogero, ndangije mfata amafaranga n'imifuka ubundi ndasohoka. Ngeze hanze nasanze Nadine nawe yahageze ari gukubura imbere y'iduka rya mwene nyina. Nuko ndamubwira nti waramutse Nadine. Waramutse neza databuja, kuzindutse se ugiye ngo tuguherekeze? Ibyo byo ndazindutse, ngiye mu isoko imboga zanshiranye. Uwaza se ubwo ntimwamuhikira kakabatwaza? Nta kibazo rwose, ngwino tugende. Genda uhahe ndagusangayo. Nta kibazo, ngaho mwirirwe neza. Yego muhahe muronke. Nuko mvaho ndagenda. Numvise nshimishijwe no kumubona muri icyo gitondo. Nageze mu isoko mfite akanyamuneza ninatewe na Nadine. Nagendaga nsuhuza abantu bose, nkababaza uko bameze, nkababwira ko bashoye ibintu byiza, abafite ibyo nkeneye nkabagurira. Numvaga nishimiye cyane, nkumva ndifuza uwambaza icyatumye nishima, nyamara ntabigeze abimbaza. Maze kurangura nahise ntega moto ngaruka mu rugo. Ngeze aho nakoreraga naratunguwe cyane. Imbuga y'iwanjye nayo yari kubuye ikeye, wagira ngo ni urugo rw'abageni. Nahise ntekereza nti nta wundi wakora ibi utari Nadine. Aho ntabwo hari iwacu ngo wenda bashiki banjye baza kumfasha. Nijye wikuburiraga kandi nabikoraga rimwe na rimwe, nabwo ari uko handuye cyane. Icyo rero cyari igikorwa gito ariko rwose cyankoze ku mutima. Gusa ikibabaje ni uko uwo munsi warinze urangira ntamukubise ijisho ngo rwose mushimire. Umunsi wakurikiyeho hari ku cyumweru. Uwo munsi narawuhariye gusenga cyangwa se gusura abantu no kuryama nkakingura nimugoroba. Bagenzi banjye baransekaga bakambwira ko umucuruzi cyane cyane ababutiki nta munsi n'umwe atabagomba gukora. Ariko jye nzi ko imibiri yacu atari mashini gukora utaruhuka. Nababwiraga ko nizo mashini zakozwe n'amaboko y'abantu, nubwo zidafite umubiri ariko nazo sijya zinanirwa bakaziha agahenge. Nanjye rero nzajya nduhuka, ninkeneshwa no kuruhuka muzandike nibera umutindi. Ako karuhuko jye karamfashaga kuko natangiraga icyumweru mfite imbaraga, mu gihe abandi bari guhondoberera muri za butiki, jyewe nk'abandi maso ntekereza ikindi nakora ngo nkomeze ntere imbere. Uwo munsi rero mvuye gusenga nacanye imbabura nshyushya ibyo kurya, maze kurya ndirambika ngo nduhuke. Kuva mu gitondo sinigeze nkingura iyo butiki yanjye. Nuko nari ndyamye numva umuntu akomanze ku rugi rwo mu gikari. Ese ntekereza ko ari umukiriya uje kunshaka. Ntabwo ni gusuzugura umuntu ngo akomange nange kujya kumva icyo anshakira. Rero narabyutse njya kureba uwo muntu. Nkingura urugi rwo mu gikari nabuze uwo muntu, sohotse gato ngo ndebe ko atabagiye, nsanga yarakiri aho ngaho, ahubwo yari yikinze ku rukuta. Ntababeshye byarantunguye cyane. Yari Nadine wa mukobwa nari narabuze ngo mushimire ko yambere abavandimwe banjye batari. Naramubwiye nti amakuru se Nadine, ubwo nindi no kumusuhuza. Nawe yaranshubije ati ni meza, utakinguye se? Uyu munsi nari nihaye akaruhuko. Ese ntabwo nari mbizi, utwihanganire niba tukubujije kwiruhukira. Oya nta kibazo. Amakuru se umeze neza? Yego meze neza, narinje ngo muduhe ibyiriwe. Nta kibazo rwose, mwinjire tubahe. Mwatuzaniye aha hanze se? Oya, aha hari izuba ryinshi, ahubwo ni karibu Nadine. Ntababeshye navugaga ibyo ntebye, ariko Nadine yarakomeje. Yahise ambwira ati ngaho ni mujye imbere. Nagiye imbere ndinjira nabo barankurikira. Nakoreraga mu nzu nto ifite icyumba kimwe aricyo nararagamo na salo ariyo nakoreragamo. Ibikoresho byo mu gikoni nk'amabase, amasafuriya n'ibindi nabibikaga muri korodori. Ako kanya rero nahise ngira imitima ibiri.
naribajije nti ese mujyane aho nkorera cyangwa mwicaze mu cyumba cyanjye tubareho tuganirira. Uwo mwanya muto nari mfite navuga ko utamfashije gufata umwanzuro muzima. Nahisemo kumujyana mu cyumba cyanjye kandi nawe ntabwo yigeze angora wenda yanga kwinjiramo. Nta ntebe nagiraga muri icyo cyumba cyanjye. Rero yicaye ku gitanda nanjye mwicara iruhande, ubundi ndamubwira nti uhawe ikaze iwacu. Urakoze cyane, gusa ndabona ari heza. Rwose naragerageje. None se Nadi ntabwo bufite? Ubwoba bw'iki? Ubwoba bw'uko uri mu nzu y'umuhungu? Oya, wenda kwizeye, uri musaza wanjye. Nukuri nibyo kandi urakoze kunyizera. Ahubwo se gusanze twabimaze? Reka nkuzanire agafanta. Nta kibazo, umushyitsi yakizwa ibyo asanze. Maze musigaho ngaho njya muri salo nzana fanta ndayimuhereza. Zari za fanta zo mu macupa ya plastique. Amaze gusomaho yarambwiye ati kararyoshye cyane, reka ngusomyeho wumve. Nuko salo nca bugufi kuko namusumbaga, ubundi ansomyeho. Naramubwiye nti ndumva koko karyoshye, ariko menya ari wowe utumye karyoha. Niko bigenda, iyo abantu bishimye nta kibabihira. Ubwo nawe urishimye? Nibyo rwose wabimenye Nadi, ndumva nishimye cyane. Keretse wakureka mu mutima wanjye. Ntabwo nahabona, ariko ushobora kumbwira uko hameze. Umutima wanjye rero hasenderemo ibyishimo. Ndumva bimeze nka kwa kundi ikigage bagipfunduye kiba kimeze. Kwa kundi kiba cyuzeho impiza, gihumura neza kandi ubona kinyega gake gake ntikiri kubira. Nuko nanjye mu mutima wanjye hameze. Nanjye asenderemo umunezero utagira uko ungana. Ahubwo se Nadi, utambeshye utekereje ute kuza kundeba? Ejo nari nzi ko ngaruka ku muhanda birangira ntahagarutse, kandi nifuzaga ko twaganira nkakwibwira. Ntibuka ko wambwiye ko utanzi kandi igihe nkuzi? Yego ndabyibuka, ariko se koko wari usanzwe unzi? Buriya ntabwo ari ubwa mbere urumbonye? Rwose nkubwije ukuri, ni ubwa mbere nari nkubonye amaso ku maso, ariko nari nsanzwe nkuzi. Mukuru wanjye yahoraga ambwira ko hari umusore mwiza yanshimiye, nuko akampa n'amafoto yawe ngo ndebe uko umeze. Ushobora kugira ngo ndakubeshya, ariko reka nyakwereke. Uwo mukobwa yise akura urufunguzo muri telefone ye, ubundi ajya mu mafoto, mbona koko yarasanzwe afite amafoto yanjye. Uko napositingaga amafoto kuri WhatsApp, ko mukuru we yayamwohererezaga. Uwo mukobwa rero yakomeje ambwira ati mukuru wanjye yahoraga ambwira ko yifuza ko namusura akaduhuza, ariko nkahora niganyira ntekereza ko waba ufite umukunzi, ko nshobora kuza nkataha ndirira mu myotsi. Ariko ubwo mu minsi ishize yampamagaraga akambwira ko umukozi yari afite yagiye, ko nakwihangana nkamusura iminsi mike nkaba mufasha umwana. Nabuze uko muhakanira ndaza, ariko kimwe mu byatumye nza nuko nashakaga guhura nawe, kandi nashimishijwe no kukubona. Wowe se bite? Ese nawe urishimye nkanjye? ni ukuri nari nishimye cyane. Rero naramubwiye nti rwose ndishimye Nadi, kandi warakoze kumbera mukuru wawe. Wenda niba Imana yakoresheje ngo nanjye mbone umukunzi. Rwose nguhaye ikaze mu buzima bwanjye Nadi, nguhaye ikaze no mu mutima wanjye. Urakoze cyane, ariko se ubu sinkubujije kwiruhukira? Ndabona wagira ngo wari uryamye. Oya nta kibazo, ahubwo nibwo ndibuze kuruhuka neza. Nabaye ndyamye hashize akanya gato, nawe araza andyamira iruhande ndetse aza no kwegera mu gituza cyanjye. Nuko arambwira ati nukuri ndagukunda. Ndagukunda nubwo tutaziranye cyane. Humura wakunze gushaka, nanjye ndagukunda. Ngaho shyitsa umutima hamwe kuko ubu ngubu turi kumwe. Ndumva nishimye, meze nk'uri muri paradizo, meze nk'umwana uri mu gituza cya nyina. None se wowe umeze ute? Yese nabona ko mbikubwira, ahubwo reka mbikwereke. Ntabwo ninateguye ko umukobwa yansura ngo wenda ntekereze n'ibindi byabikurikira, ariko ninambaye umubiri wa wundi ugira ibyifuzo biganisha ku mibonano mpuzabitsina, kandi rwose umutima wanjye wari waranyuzwe n'ubwiza bwe, bwabo bw'imbere ndetse n'ubw'inyuma.
ubwo rero nise nkomereza kuri iyi ngingo kandi ntabwo yiza ndushya. Nasaga n'uworosora wabyukaga. Icyo cyumweru cyambere cyiza cyane. Nasaga n'uri mu nzozi kandi mu by'ukuri byari impamo. Wa mukobwa ni narabonye nkumva ndamukunze, yari yanyeretse ko nawe nkunda ndetse ahari kurenza uko njye mbitekereza. None icyo gikorwa yaremeye ko dukora cyatumye nizera ntashidikanya ko rwose ankunda by'ukuri. Niyemeje ko ngiye gukora uko nshoboye nkamukunda nivuye inyuma, ubundi akazambera umugore. Twamaze amasaha ageze kuri 4 turi aho, ubundi ijoro riguye ndamuhekeza arataha. Twahanye nimero. Uwo munsi sinigeze nkingura butiki, ahubwo nahise nsubira mu buriri njya gushima Imana ko imfashije kubona umukobwa mwiza nk'uwo. Numvaga ari igitego cy'umutwe nsinzi. Numvaga noneho mfite inkuru nabwira abagenzi banjye ndetse n'umuryango wanjye. Numvaga mfite ishema ryo kuzereka abandi uw'Imana yanyihereye. Gusa ntabwo ari nzi ko uwo munsi nabonaga ari uw'ibyishimo ugiye guhindura ubuzima bwanjye iteka. Wakoze kubana natwe. Wifuza kujya ubona inkuru nk'izi kandi buri munsi, wibuke usiga ukoze subscribe ukandi like nk'ikimenyetso kitwereka ko wabanye natwe, unaduha igitekerezo unyuze ahagenewe ibitekerezo. Naho utaha.